waba ubeshye cyane ndetse yaba ari ikinyoma kinyagisha kimwe bavuga ngo ni ikinyoma cya Semuhanuka uvuze yuko ukunda abahanzi b'aba Nigeria cyane cyane abangaba bakora mu njyana ya Afrobeat ukavuga yuko uyu muhanzi ngo wabaye umuzunguzayi umuhanzi ukiri mutoya utamuzi. Inkuru ye nahangaha itangira ati yabaye umuzunguzayi. Byinshi kuri Ayra Starr ugiye kuza gutaramira i Kigali. Uyu Ayra Starr ni umuhanzi uca agahigo ko kuba ari umuhanzi ukiri mutoya mu myaka kandi akaba yarakoze indirimbo nyinshi cyane mu gihe gitoya, akaba ari umuhanzi wubatse abafana ndetse akaba yarubatse n'abakunzi bitewe n'uburyo akoramo iyi njyana yiwe ndetse binatewe n'ubuhanga bwo yibitseho. Mu masegonda makeya abakozemo indirimbo ibirebwe n'amamiliyoni utabara. Iki nicyo kimuhesha amahirwe yo kuba afite amafaranga menshi. Ati kuri ubu ngubu noneho nawe yabaye umugwizatunga ku myaka ye mikeya itari yuzura 23 aracyari mutoya cyane. Oyinkansola Sarr Adelbigbe umaze kubaka izina rikomeye mu muziki nka Ayra Starr yongewe mu bahanzi bazagaragara mu bitaramo bya Giant of Africa biteganyijwe kubera i Kigali muri BK Arena. Iki gitaramo gihuriramo abahanzi bakomeye bo muri Afurika kizatangira tariki ya 27 Nyakanga 2025 kugeza ku wa 2 Kanama 2025. Ayra Starr ategerejwe mu birori byo gusoza iri serukiramuco rya Giant of Africa ku wa 2 Kanama 2025 akazagihuriramo na The Ben, Kiss Daniel na Timaya. Uretse Ayra Starr wongewe mu gitaramo cyo gusoza iri serukiramuco, Aline Sano nawe yongewe mu bazatarama mu birori byo kurifungura. Azahuriramo n'abarimo Bukuru, Ruti Joel, Kevin Kade, Chrisizi na Uncle Wolfers bazaba bafatanya na Shiria Silva. Uyu Shiria Silva kandi nta kuntu waba ukurikira ibiganiro nkunda gukora bica kwicano yanjye ubuvumbuzi show ngo uyu nguyu ubutamuzi. Kuyu nguyu namuvuzeho nawe bihagije. Hari abantu bibaza ati se uyu muhanzi wo twatangiye tuvuga ari we Ayra Starr ati koko yabaye umuzunguzayi nk'uko babivuga? Mu myaka 6 ishize Ayra Starr yari umucuruzi uciriritse w'imboga n'imbuto ku muhanda, bimwe bizwi nk'ubuzunguzayi. Gusa uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye ku mugabane wa Afurika. Ibi ni bya bindi baca umugani ngo iyigutindije iragutegera. Ati kandi icyo uzaba ntaho kizajya, icyawe ntaho kijya habe na gato. Biratangaje nk'umuntu w'umuzunguzayi kwisanga ari umuhanzi ukomeye cyane, kwisanga akurikirwa na miliyoni amagana kandi akiri mutoya. Kandi uyu muhanzi ikigaragara ntago yabaye mu buzima bwiza, ntago waba warabaye mu buzima bwiza ngo umuzunguzayi, yabaye mu buzima bushaririye butamworoheye. Ubusanzwe yavukiye muri Benin muri 2002 ku babyeyi bafite inkomoko muri Nigeria. Aherutse gutangariza abamukurikira kuri Instagram ko azahora ashimira Imana kubera ibyiza ikomeje kumugezaho. Aya ni amagambo yanditse yifashishije ifoto y'isoko rito riciriritse ridasakaye, avuga ko mu myaka 6 ishize nawe yaricururizagamo imboga n'imbuto ari kumwe na nyirakuru, ariko ubu hasigaye bamwishyura kugira ngo bamurebe aririmba. Ati mu gihe yabaga ari muri iri soko riciriritse ari nk'umuzunguzayi ngo ari kumwe na nyirakuru, ati yaririmbiraga abantu mu gihe yabaga acuruza izi mboga n'imbuto byiwe biciriritse, ngo ariko kuri ubu ngubu noneho ngo basigaye bishyura kugira ngo bamurebe bitihise, ahubwo niba batabishoboye bamukurikiranira ku mateleviziyo kure cyane.
ubwo yari afite imyaka 6 yakundaga kurwanira kujya mu baririmbyi b'imbere batera indirimbo muri korali. Umuryango we wimukiye i Lagos atangiye amashuri yisumbuye biturutse ku mirimo ye se y'ubushakashatsi. Bitewe n'uko nta nshuti nyinshi yari afite, yigiriye inama yo kujya muri korali y'ishuri mu rwego rwo gushaka icyo ahugiraho. Ubwo yari muri kaminuza L'École Sonu University, aho yize ibijyanye n'ububanyi n'amahanga na politike, abanyeshuri bagenzi be bahoraga bamuserereza kubera ko yagaragaraga nk'umwana muto cyane. Mu rwego rwo kwima amatwi abamwibasira, yagendaga ku ishuri yumva imiziki ya Nicki Minaj umuhanda wose, adashaka kugira uwo yumva amuvugaho. Uyu mukobwa mukuru iwabo yavutse mu muryango w'abahungu 2 n'umukobwa umwe, nibo yifashisha mu bikorwa bitandukanye bya muzika nko kwandika, gutunganya indirimbo n'ibindi. Ati ni ukuvuga ngo uyu mwuga wiwe cyangwa se uyu mwuga wiwe awufatanyijemo n'abavandimwe be. Ati sinzigera ntanga amafaranga habe na makeya hanze, abe kwandika indirimbo, kuzitunganya, bimwe byo bita ngo umuproducer. Ibi ngibi aheruka atanga icyo kiraka cyangwa se atanga ako kazi, atangira uyu mushinga we wo kuririmba, ariko atangiye gutera imbere, atangiye gufata ku mafaranga. Ibi ngibi yabitoje basaza biwe 2 ngo bavukana nabo, kandi ni nabo bato kuko uyu niwe mfura iwabo. Mu Kuboza 2019 yakoze indirimbo Damage yanditse afatanyije na musaza we muto Dami Adelbigbe, bayishyira kuri Instagram, yumvwa n'abantu benshi barimo Don Jazzy, birangira basinyanye amasezerano y'imikoranire imwinjiza muri Mavin Records, ari nayo abarizwamo kugeza ubu. Ahangaha niho urugendo rwe rw'umuziki, niho urugendo rwe Imana yamuteguriye rutangiriye. Ati yakoze indirimbo afatanyije n'uyu musaza we mutoya yitwa Damage, nuko irebwe n'uyu Don Jazzy, nuko biramutungura, yumva ubuhanga bw'uyu mukobwa, yumva ntibusanzwe. Nibwo yamushakishaga ahita amusinyisha by'igitaraganya, ati amwinjiza muri Mavin Records, akaba ari nayo studio abarizwamo n'ubu ngubu. Yinjira muri iyi sosiyete yari afite imyaka 17, ajyanye intego zo gukora umuziki wakundwa n'abantu ndetse n'abakuru, bituma ahuza injyana zitandukanye zirimo R&B, Neo Soul na Afropop. Muri 2021 nibwo uyu muhanzikazi yakoze album ye ya mbere yise 19 and Dangerous, yatangiye gutunganywa muri 2020. Iyi album iriho indirimbo zakunzwe nka Rush, Blood Samaritan, Sail Away, Fashion Killer, Biggie yakoranye na CK, Running yakoranye na Loje, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ngaya amakuru y'ingenzi wamenya kuri uyu nguyu Ayra Style. Ariko ntarabasezera, reka mbibutse cyangwa se mbagaragarize ubuhanga bw'uyu muhanzi. Ati indirimbo cyangwa se izina ry'indirimbo, impamvu indirimbo ze azikora mu minota mike zikaba zirebwe n'abantu benshi cyane, amamiliyoni akaba zikurikira, usibye kuvuga ngo imirongo yanditse gute cyangwa se ijwi rye rimeze rite, n'amazina agenda azihitiramo, ati abateye amatsiko cyane. Ubu ukiyumva ukumva ukururiwe, ukumva hari ikintu kigusunikiye kuyumva. Urugero, hari nk'indirimbo yo yise ngo Bad Vibes, Stability, Goodbye, Commerce, Rush, Last Heartbreak Song, Rhythm and Blues, Blood Samaritan Remix,
Big Honda Stage, Last Heartbreak, Big nk'uko nabibabwiye, Lonely, Refix, Woman Commando, No Love, You Are Hired, Snitch, Birds Sing, Control. Izi ndirimbo harimo ibisobanuro byinshi cyane. Izi ndirimbo kandi ushobora kuba wakumva amazina y'izi ndirimbo ukavuga ati se uyu muhanzi yahemukiwe bingana iki, ese uyu muhanzi yababajwe bingana iki, bigeze he? Nguyu umuhanzi w'umunsi, kandi kuri ubu ngubu ngo yenda gutumirwa ejo bundi mu Rwanda tariki 27 z'uku kwezi, nibwo iki gitaramo cya Giant of Africa kizatangira, ariko ngo we azatumirwa, azagera muri Kigali tariki 2 Kanama, n'ubundi ni mu kwezi gukurikiraho. Muhawe ikaze abakunda umuziki, kandi muratumiwe cyane. Ni muri BK Arena muri uku kwezi kugeza muri Kanama. Njye nk'ibisanzwe ndi Kenny Chris, inkuru nziza nk'izi nakagaruka. Iyi yari Menya Byose ica ku Buvumbuzi Show. Reka mbasezere mbabwira ati hasta la vista.